mfite imyaka 19 nigishije sogonderi nivo zose nigishije universite nigishije mu matorero nigishije nibi reka mbereke ikintu kimwe tugiye gukora ibintu tumaze kumva ni byinshi uri ikosa rimwe abantu bajya bakora bibwira yuko abantu biga neza iyo bakimiye ibintu byinshi burya abantu bakuru siko biga abantu bakuru biga by digestion kubanza kabara ko ibintu maze kumva byari bihe ubu mwicaye gutya nkabaha ikizamini kubyo mumaze kumva kubyo Apotre Serukiza yavuze kubyo Emmanuel amaze kuvuga nkabwira nti mbwira ikintu wungutse niki ubundi ugiye kugikoresha iki ikosa rikomeye cyane tujya dukora ngira ngo muzanaveho turicikeho ni ikosa buriya ibiterane byose dukora ni bombardment ariko nta resultat bigira kubera iki kubera ko ntuba wahaye abantu igihe cyo kudigera barwara indigestion intellectuelle nk'ubu mbagaburiye ibiryo byinshi nkakomeza nkabongereramo ntabwo n'igifu cyabishobora kera ndagira ngo abantu ubwo nibamara kwicara ndahita ndekeraho abantu kera baki muri buka mu 2003 ariko benshi mwari batoya ariko ndabona hano kamemo harimo abakuru 2003 Perezida wa Repubulika yigeze kurekura abantu bari bafunze habaye iteka rya Perezida wa Repubulika Perezida Kagame yamaze gutorwa bafungura abantu bemeye ibyaha muri cadre ya reconciliation ariko afunguriramo n'abandi bantu bari bafunze harimo za mayibobo n'abandi noneho tubakoresha ingando umusaza witwa Tito Rutaremara araza arigisha cyane ibintu by'amateka y'u Rwanda hanyuma birangije babaza umwana w'akamayibobo baramubwira ati se petit wowe biriya bintu muzehe yigishije wabyumvise ute aravuga ati aturiya musaza ati ibintu by'amateka yarabicengeye ati gusa habayeho ikibazo kimwe ati igifu cyanjye cyananiwe kuyasya ako kantu naragasigaranye ndavuga ni kabisa uriya mwana yabyumvise igifu cye yabigishije amateka pe ariko igifu cye cyananiwe kuyasya reka rero mbere icyo tugiye gukora mu minota yanjye 30 bampaye ngiye kubaho umwanya wo gusya ibyo mwumvise byose aho gutegereza ngo nyuma y'iyindi minota 30 twongere nongeremo ibindi hanyuma tuze kubisya icyarimwe reka igiye nyibaye bimwe mu byo Kibinda yavuze ngo hagomba ko muri leadership hamo na sacrifice reka nkore sacrifice iyo minota iyo umuntu afite imyaka 66 ntawe akeneye kugira ikintu approvinga yuko abizi cyangwa atabizi uri bwibwire yuko ntateguye aze muhe note zanjye ndazifite hano ariko naje gusanga ibyiza nuko twicara tukadigera ibyo tumaze kumva ndagira ngo mbibahe mu magambo magufi tubona aho duhera noneho nsaba bari hariya kubyuma badushakira indi mikrofone ngiye iminota yanjye 30 ngiye kuyimara nsubiza ibibazo mubaza muri digestion nimutabibaza giye ndabibabaza kuko nabiteguye nabyanditse kuko ndashaka ko mudigera ibyo twize mukabyumva mukibaza ngo ariko ibi bintu turimo kwiga turaza kubikoresha iki ni iki kigiye guhinduka kubera ko twabaye muri uyu muhuro cyangwa muri iri terane kuko icyo nicyo kibazo by the way n'abajya bapreachinga muri church hari ibintu mwebwe ntabwo Imana yize dutuma ku impression abantu iyo turimo kwigisha akenshi twigisha kugira ngo abantu tube impressione reka mbaho urugero giye nabwiye ko giye diplome nyinshi mfite nzifite mu bwarimu bachelor's degree nayikoze mu Cyongereza n'Igifaransa n'Ikinyarwanda ariko harimo n'amasomo menshi yo kwigisha kuko bigaga lettre akenshi twendingaga turabarimu lisanse nayikoze mu Cyongereza na linguistique nayo harimo amasomo menshi y'ubwarimu ndetse tugakora na pratique masters ya mbere nayikoze muri curriculum development ubwo bijyanye no kwigisha masters ya kabiri nayikoze muri leadership development ubwo bijyanye no kwigisha abayobozi na doctora yanjye niyo nayikozemo so igihe kinini nakimaze nigisha cyangwa nkora ibintu byo kwigisha
sibyo? Rero kubabwira ibi ngibi kugira ngo mbe impressione cyane, ndashaka kubakorera summary narangiza tukareba ibi bintu tugiye kubikoresha iki, sibyo? Kubera iki? Icyo nababwiraga, hari ikosa rimwe dukora. Yesu adutuma ntiyadutumye ku impressione abantu, yadutumye kubahindura. Muranyumva neza? Ntabwo Yesu yigeze adutuma. Niyo mpamvu muzabona burya Yesu ntabwo yajyaga yigisha ibintu byinshi, yafataga akantu kamwe n'inyigisho ze zari ngufi. Rero ntabwo, ariko twebwe ngiye kubereka ingeso imwe dufite tugomba gucikaho. Ingeso yitwa noise, urusaku. Mwari mwabona umupastori wigisha ku buryo no kumukurikira bikubera ikibazo, ku buryo mu munota umwe avuga amagambo ageze ku bihumbi nka 2. Ubundi buriya capacité de perception y'umuntu ntabwo irenza amagambo 800 mu munota. Iyo ugenda buhoro cyane abantu barasinzira, iyo wihuta cyane abantu baba excited ariko ntacyo basigarana. Epruta twe tuzi yuko aricyo cyerekana nyine preaching iri anointed. Ntabwo anointing ari ukuvuga cyane. Anointing uzayibona abantu basohotse hano bageze hanze transformed. So iki munashatse mwasigarana icyo ngicyo, kuko leadership is about transformation. So mu bintu rero twize byose ngiye kubakorera summary yihuse, hanyuma hari yawe bantegurira ni microphone iri buzenguruke mu bantu. Number 1 ndabona yanahageze. Icyambere tugomba gusigarana mu byo tumaze kwiga. Ubundi leadership irangwa n'ibintu 4 babishyize muri abbreviation byitwa case, C cyangwa CASE. Iyi abbreviation ibyo uziga muri leadership byose bibumbiye muri ako gasanduka case. C ya mbere ivuga character, umutima. Character barakubwira ngo nicyo uri cyo iyo abantu batakureba, nicyo uri cyo iyo uri wenyine. Character, icyo uri cyo. A iri ikurikiyeho muri case ni attitude. Attitude barakubwira ngo attitude ni character yagiye hanze, yasohotse abantu bakayibona. Kuko niba ndi umwirasi nimbumbura kanwa kizasohokamo n'ubwirasi bwanjye. Niyo mpamvu burya Bibiliya itinda ku mutima ikavuga ngo urinde umutima kuruta ibindi byose birindwa. Burya iyo wavuga umutima ntabwo ari umutima uyu nguyu w'inyama, oya niyo character, kuko iby'ubugingo byose niho biva. Character yagiye hanze ihinduka attitude. Murimo murankurikira? Ndaje ndabibahuriza n'ibyo twumvise mbere, ndashaka kubaha framework dukoreramo. S muri case ni skills, ubumenyi, ubuhanga, ubushobozi, skills. Hanyuma E iriya ya nyuma ni experience. Experience ni biriya byose iyo ubishyize mu gihe. Reka rero mbere ibyo tumaze kwiga muri character. Apotre Serukiza yatubwiye ibintu ntashaka kuza kongera gusubiramo, kandi tugomba, hari igihe abantu bumva ibintu babatera ko buriya babyumvise. Yatubwiye ngo hari ibintu 4 bimena amavuta. Hari igihe imodoka igenda ukabona iragenda imena amavuta, ukamenya ngo ubwo irimo kumena amavuta hari akaburo kadafunze neza gafashe hahandi ku mavuta. Number 1, kimwe mu bimena amavuta yatubwiye gukunda icyubahiro. Iyo ni character, biba bikurimo. Icya kabiri yatubwiye kimena amavuta no gukunda impiya. Yaduhaye n'ingero. Gukunda icyubahiro byakuye Satani mu ijuru. Gukunda icyubahiro kiriya cyo cyanamaze benshi, cyakuye Adamu na Eva muri Edeni. Gukunda icyubahiro byatumye hari abantu benshi buriya babusalomo bakorera basi kudeta. Gukunda icyubahiro byatumye ba Datani na ba Biramu ubutaka bwasamabura bamira. Gukunda icyubahiro aka karwara ariko turanakagira natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Utagikunda azambwira aho yakiriye. N'umwana mutoya
ndibuka kera tukiri bato twacaga umurongo mu mucanga ukavuga ngo urenga hano umutwe urameneka kawumena kweze uwo mukubitiye iki ngo yasimbutse umusitari wanjye nari naciye mu mucanga icyubahiro kirakanyego so gukunda icyubahiro gukunda impiya gukunda ibinezeza umubiri kandi buri binezeza umubiri ntimuzabishakire mu gitsina gusa witwa Titsien yaravuze ngo buriya ngo le du leadership ngo c'est la gouvernementalité du ventre du bas ventre ngo n'ubutware bw'igifu nikiri munsi yacyo so ibyo ngibyo rero kunda kunezeza umubiri la gouvernementalité du ventre du bas ventre ibintu igifu nikiri munsi y'igifu kandi iki cyamaze abapastori n'abashumba ngaha ntacyo mvuze hanyuma icyakane yatubwiye kimena amavuta no gukora ibyo utahamagariwe kibindi yatubwiye nivo za leadership ubuyobozi bukuru ubuyobozi bukora ingamba ubuyobozi bukora ubukangurambaga burya rimwe na rimwe gukora icyo utahamagariwe ni ukuva mu rwego wari urimo ukajya mu rundi hari abantu ahubwo bibeshya yuko bahamagariwe kuba muri top leadership barahamagariwe kuba muri middle management ugasanga umuntu ari hariya arimo arikandakanda arimo aragerageza kuba sakabaka kandi ari isake akagerageza kuguruka kandi amababa ye ntiyagenewe kuguruka iyo babyakundaga ngo tubyumve kuko akenshi kibitera ni kira kintu cyo gushaka icyubahiro ariko kuki giye nayobora korali kandi abantu bankunda iyo nyoboye korali nicyo kisha satani bari baramushinze kuyobora korali yo mu ijuru avuga ati ariko buriya ntebe ya hariya Yesu nayicaraho mani namubwira ati ariko uri muravanga amadosiye wowe ushinzwe kuba hariya hagati none urashaka kuba hejuru so mu bimena amavuta nibyo yatubwiye sibyo bijyo rero biba muri character na attitude y'umuntu reka njye kuri skills kuko byo we nibyo yibanzeho ubundi umuyobozi wese agomba kuba capable yo gushapinga vision kandi kizakubwira ko uzi gushapinga vision ishapingwa n'inshinga eshatu muri buka Imana ibwira Mose yaramubwiye ngo Mose hariya yamuvuzeho cyane reka bari yo nkoresha yaramubwiye ngo nabonye agahato ubwoko bwanjye bukoreshwa muri Egiputa numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kandi nzi imibabaro yabo nkunze kubyigisha abantu nkababwira nti niba ushaka gushapinga vision iri transformative jya ugira amaso areba ugira amatwi yumva ugire n'ubwonko butekereza yewe nkunda kwandarika amatwi iyo ngenda mu nzira ndayafungura amera nka bluetooth ukagenda aramasa ibi nahoze mbyigisha abantu ejo bundi hari abakobwa nagenze inyuma ndabana bikabisa wambwira uyu muntu uwo barimo kuvuga nagera mu rugo nkamutelefona nkamubwira nturapfuye hari abantu numvise bagupangira umugambi barakurya tu ariko ibyo singiye ko bisubiramo ko ndabizi bora ntazabura abantu bandakarira kuko hano hanze hari ibintu bihaba ariko iyo uri umuntu utega amatwi ukareba ukumva uzana impinduka iyo ni skills yabitubwiyeho vision na mission iyo umaze kugira vision ugomba kwicara ugasubira inyuma ugakora planning ugategura uburyo ishyirwa mu bikorwa ukanagenzura ko irimo gushyirwa mu bikorwa warangiza ukanayikorera reporting kugira ngo wongere ukorere planning ibyo yabitubwiye ariko ndagira ngo mu bitekereze jewe icyo ndimo gushaka kubigisha no kubabwira ngo ariko biriya bintu bine twabonye bimena amavuta nta waba bifite muri we hano kuko icyo nicyo kibazo tugomba guhora twibaza umuntu araza akicara akiga ngo hari ibintu bimena amavuta tuti haleluya biramena amavuta hanyuma twamara gusohoka hano kumva amavuta yamenetse uriya muntu ntitwari hamwe muri semina kuki atabibonye yuko buro y'amavuta yiwe yafungutse so nenda kubabaza ko Serukiza yabivuze mwumva nubwo yavuze mu magambo make kuko ntabwo bisaba ibisobanuro byinshi nta waba afite ako kabazo ndabizi ntabwo muri bunsubize kuko ubwo se watinyuka ukabivuga uti ndimo ndamena amavuta rwari wagenda inyuma y'imodoka igenda imena amavuta ukabereka umuntu araza kugira ikibazo harimo aramena amavuta ariko hashobora kuba harimo so icyo mu gitekereze ariko nitugaruka kuri ibi bya skills iki kintu cyo gushapinga vision impamvu amatorero yacu adahindura igihugu twebwe twifungiye mu rusengero ntitubona ibiri hanze niyo mpamvu na Yesu yahoraga abwira abigishwa be akabwira ati ariko nimwubura amaso murebe
ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Murabona? Hello, murabona? Ariko ngira ngo ubutanza asaba apotre tuzakore semina ku itorero rihindura igihugu, kuko giye nibyo nakozeho research muri doctora yanjye, aba ari byo tuziga turebe ukuntu duhindura amatorero yacu akaba transformative, akaba amatorero ahindura igihugu. Niyo wahindura agasozi gatoya, kuko ibintu byinshi dukora biri peripheral ku by'Imana yadutumye. Ariko reka ne kubitindaho kuko kwari kugira ngo mubone uko muza kubaza ibibazo. Ese uwaza nkafata abapastori bari hano mwese, nkababwira nti buri muntu wese nanzanire planning, ampe action plan y'uyu mwaka ya 2024, twicare hano uduha action plan yawe, utwereke igenamigambi ryawe. Amatorero menshi akora nta genamigambi afite, yabitwigishije, ariko ikibazo ni iki ngiki, mugiye kubikora. Iyo plan, iyo vision shaping, iyo planning, gukora igenamigambi, iyo implementation action plan, gushyira mu bikorwa, iyo monitoring, gusuzuma. Ya raporo yatubwiraga tugomba guha abakristo, ntabwo ari budget gusa. By the way, iyo bahaye budget utabahaye iki giye gukoresha amafaranga, bavuze ndatanga amafaranga yanjye igiye gukora iki. Ariko iyo babwiye ngo hari ibi bikorwa tugiye gukora ibi nibi bizakenera aya mafaranga, abakristo baguha banezerewe. Ndabivuga narayoboye itorero kandi ndabivuga narabonye umusaruro wabyo. Amen. Icyagatatu yatubwiye muri ibyo ngibyo ni staffing, gushyiraho abakozi ushingiye ku bushobozi bwabo, ushingiye no kuri character yabo, kandi abo bakozi ukanabateganiriza uko bazabaho. Namwe mwicaye hano benshi buriya muzatangira kugira ibibazo mugiye kugenda. Aho ati nahoze nicaranye na Bishop Innocent, ambwira ati biriya twarabikoze. Nawe Innocent, ndahamya kurimo kumbeshya. Ari umuntu akubwira ngo twarabikoze, ushobora gushyiraho amategeko, ariko ni utashyizeho igenamigambi ryo gushaka ibyangombwa bizatuma uherekeza abantu. Nabaye muri executive ya diocese yacu, ntabwo ndi bumena amabanga y'itorero, ariko icyo nzi ni kimwe, nuko amatorero menshi uretse no guteganyiriza uburyo abantu bazasaza, nta na caisse sociale mubamo. Muhembwa mutishyira muri caisse sociale, n'ugera igihe cyo gufata pension. Nk'ubu ngumbajije hano ko muri abayobozi b'amatorero ni bangahe baba muri rama, ngo warishyize muri rama ushyiremo n'abakozi bawe kugira ngo ushobore kwivuza bitakugora. Haro, ni bya bindi yatwigishaga. Hanyuma iyo rero wakoze biriya ukagira character nzima, ukagirana n'imikorere mizima, ukakomeza ukabikora, ukabisubiramo ukabikora. Nabwiraga Innocent buriya ariko ntugire ngo nakuvuyemo, ntabwo ndimo kugusebya. Reka mbereke, abantu benshi bategereza ko ngo amafaranga azaboneka ngo babone gutangira guteganya retirement, ntazigera aboneka. Ariko reka mbahe experience imwe nakuye mu kwandarika amatwi nkuko nahoze mbabwira. Nigeze kuganira n'abasirikare. Murabizi niba hari system, niba hari organe mu Rwanda ifashwe neza n'abasirikare na CSS, noneho njya kwishakira umuntu bashinze kuyitangiza, ndabwira byakoroheye bite? Ngo CSS arambwira ati byanyoroheye bite, byigeze byoroha? Arambwira ati icyo gihe twahembwaga ubusa, ati kandi boss yanshinze ko ngomba gutangiza iyi banke, nkora mobilisation, nireka abantu ati tukajya dufata 10% by'abantu bahembwa buri muntu wese tukayamushyirira hari. Rero mushobora kumbwira ngo amafaranga ntaraboneka, ngo ni fine. Niba abantu bahembwa 1000 ni babiki 10%, nibiba 2 bongere babiki 10%, igihe azajya kugeza ku myaka 50 ibintu bizaba byaratunganye. Kandi igihe mbibabwiye, wenda kuko iyo twahuye gutya tuba dusharing experience, ushobora guhamagara umuzamu wicaye hariya hanze hano akaza akabaha ubuhamya. Twakoze scheme, paruwasi gashyiramo amafaranga n'abakozi bagashyiramo dukeya bafite. Urumva we n'umuzamu niwe waguze inzu bwa mbere, kuko niwe ukuze kuruta abana. Azajya muri retirement nawe nafite roro, reka mpange abazajya muri retirement imbere y'abandi bazagende bafite aho bajya. Ubu rwose we nshatse namuhamagara yicaye hariya, kaza akabaha ubuhamya.
kuko ntabwo bisaba ko muba mwabonye amafaranga menshi, bisaba ko mutangira kare. Ahasigaye ni mubaza ibibazo. Indi minota nari nsigaranye, baguhe mikrofone watanga ibitekerezo, biremewe. Iminota yanjye nicyo tugiye kuyikoresha, ibibazo, ibitekerezo, kungurana. Hanyuma hasigaye ujye uhaguruka utubwire izina ryawe, ubaze ikibazo cyangwa utange igitekerezo, kuko se hari ibintu uriya si dogiteri ufashe mikrofone se namwigisha iki? Murakoze. Haguruka abantu bakurebe bamenye n'urimo kuvuga uwo ari we. Murakoze. Ujye ubanza uvuga izina ryawe kugira ngo n'abatakuzi bakumenye. Ushobora kuba kwibwira ko uri dogiteri bose bakuzi, nyamara uri harimo abantu batakuzi. Nagombaga kwivuga n'ubundi. Yitwa Fidel Masengo, nkaba mva muri Foursquare Kimironko. Ariko hari inyuma ko hariho abantu bicaye. Jewe ndakuzi, ntari kibazo se. Nari mvuze ko akoze ko mu mwanya kugira ngo mbaze ikibazo. Nitwa Fidel Masengo, nk'abandi umuyobozi wa Foursquare Gospel Church Kimironko. Na impamvu nsabye mikrofone mbere nuko hari iminota nagombaga kuvuga, kandi uko numvishe ikiganiro ca mbere n'iciwe n'icyanjye birasa. Ibi bintu byose bavuze nibyo bijya muri ya mategeko. Narimo ntekereza ngo kugira ngo dutangire flow y'ibibazo mu minota 10 nanjye mvuge gatoya, bise nkaho nsindagira, hanyuma batubarize rimwe ari pano. Byaba ari byo byiza cyane. Pano bahiteguriye umwanya wayo, windira umwanya. Nta kibazo. Ndatinya yuko baza kubaza bimwe biza kungarukaho. Ubwo baraza, we numara kutubwira iby'amategeko turaza kugira. Reka tugume muri leadership. Nta kibazo. Ubu ngubu ngiye mfite mikrofone, igihe cyangye ndagicunga uko nshaka, ahubwo apotre ambwira iminota isigaye. Menya ari 20. Iyi minota 20 ni ukuvuga ku byo aposo yatubwiye cyangwa ku byo pastor Kibinda yatubwiye, ukabazaho ikibazo cyangwa ugatangaho igitekerezo. Haleluya. Amen. Nanjye banyita Pastor Lucy uw'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndaza kuvugaho ku bintu bikeya na message y'Imana yampaye. Ariko nimutanga inyigisho, wowe utanga message yawe uyibuze. Ndavuga kuri Serukizi wenda yavuze ko uburyo umuntu agomba kwiyunga n'Imana. Yego. Kubashumba kugira ngo n'abandi babone guhembuka. Abo bandi mvuga n'abakristo tuyoboye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Ezekiel 3:18 kugera kuri 21. Urahisomera. Imana yambwiye nyumugoroba ngo ubwire abashumba ngo wabwire ngo bihane. Yesu nashimwe cyane. Twihane. Nongeye mvuga ngo twihane. Imana imbabarire kandi ngirire neza kuko nshohoje icyo yantumye. Icyambere nitumara kwihana, ubuhembuke mu itorero tuyoboye buzaza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana irashaka ko twihana, tukava mu byaha, tugahinduka, tukava muri business, tugakurikira umurimo w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Usome Ezekiel 3:18 ko yambwiye ikindi. Uburyo bwo kwiyunga n'Imana ni uburyo bwo wowe kwitekerezaho ibyo biba byarapfuye mu itorero, kuko ari wowe muyobozi, kuko umuyobozi yari umuyobozi aba ari umutwe Imana yaramushyizeho. Iyo bipfuye rero ni ukuvuga ngo n'abakristo guhera ku badiakoni, abashumba, abakristo, abanyamasengesho byose bigenda bipfa kubera ko byatangiriye ku mushumba hejuru. Ibyo rero nta kindi cyashobora kugira ngo Mwuka Wera aza mu nzu y'Imana cyangwa aza ku mushumba, ariko abanza kwiyeza no gukuraho ikizira imbere y'Imana. Reka nkwereke uko bimeze ugomba kubigenza. Wowe genda witunganye ku giti cyawe n'Imana yawe. Nurangiza ubwira Imana ngo noneho mfungura amaso, ndeka kuba impumyi, unyereka abo nkorana nabo n'abamanuki. Ushobora ko ikizira cyarageza hera, ukorana n'abarangi, ukorana n'abapfumu, wowe utazi kuvugana nawe cyangwa ukorana nawe ari umuntu ukorana Satani. Niyo mpamvu abashumba tugomba kwiyambura, twagerageza
kurekura ikintu cyose gishobora kuba cyagutandukanya na Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera yaje kugira ngo twebwe atugire inama, ntabwo yaje kugira ngo twebwe ngo tuzamuke tugere hejuru. Mwuka Wera arababaye bene data, kandi itorero rya Kristo rigiye kuzamuka. Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo twihane abashumba kugira ngo twese duhembuke. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Amen. Ariko ukijya kwicara undi muntu aza, ubundi cyakora ibyo Imana ivuga ni ukuri, ariko kumva Imana ibwira abashumba ngo mwihane ngo ntibiba bikomera. Ariko nimureba mukareba ukuntu tubayeho, mukareba ibyo turimo gukora n'ukuntu abantu batubona, kuko ngira ngo birakwiye ko twihana, sibyo ra? Kandi reka mbabwire ikindi kintu kimwe gikomeye cyane. Abantu hari ukwihana ibyaha, hari no kwihana imikorere mibi. Ahubwo nuko mutabizi buri kintu cyishe itorero ry'Imana kuruta n'ibyaha ni imikorere mibi, imikorere itagira vision, imikorere itagira planning, imikorere kubyina muzunga abantu bakajyaho gusa bagakora. Reka mbere iki kintu kimwe, ndaje nkwe microphone, njya nigisha abapastori akamaro ka planning. Ushobora kuba ndi hano yabivuze Kibinda ngo abantu barwara surmenage ngo bakagira gute. Do you know surmenage kenshi terwa no gukora utava hudi. Ushobora guhagarara hano nkakora muvoma, maze minota 10 nkora ibingibi, uzaza usange nabizi icyuya kandi nkihagaze hahandi. Suko nakoze ariko nakoze nta cyerekezo, siko bimeze. Hariho rero n'indi mikorere ndetse biyo mibi kurutaho, icyo nita kwizengurukaho. Ugasanga umuntu noneho arakora icyo bita muvomage giratoire. Iyi yo ntushobora no kwikora iminota 5 warangije kwikubita hasi, kubera ko uri muri izengurukaho, urasubira mu bintu bimwe, sermons zawe zihora ari zimwe, ibintu byawe bihora ari bimwe, ubuhanuzi bwa wari wabona umuntu uhanura iteka ryose ukuje ugasanga arahanura amajipo. Imana irarakaye abantu bafite amajipo magufi, Imana ntabwese amajipo magufi uzayavuga ugeze ryari? Yibaza ibindi birenze amajipo, kuko amajipo yo nta n'icyo ntwaye. Niba ari umunyabyaha waje yambariye ijipo ngufi fine, ubwo Imana izamufata namara gukizwa azayigira ndende. Uretse ko ariko gasa ibyo bikubwira iki? Umuntu arimo arizengurukaho, none uko wizengurukaho ntubone resultat, ugatangira kuba frustré, ugatangira kurakara. Wari wumva abantu bagenda bongera umujinya muri predication zabo zigahora zirimo umujinya. Imana yacu ntabwo ari Imana y'umujinya, kandi abantu bibwira yuko ufite umujinya ukavuga uti Imana irarakaye irimo irahekenya amenyeje ifite inkoni, ngo nibwo abantu bakizwa. Reka da, abantu barimo barashaka ibisubizo by'ubuzima bwabo mwikwizengurukaho. Ariko nshobora kuvuga ntoke ngiye mpagaze hano ngiye guplaninga mu minota 10 ndaba ngeze kuri airport nkashyira bugere, ndagenda mfite aho njya. Nibyo Paulo avuga ati jewe singenda ntera waraza, singenda nk'utazi yajya, sinkubitana ibipfunsi nk'ukubita ikirere. Mfite yonjya, mfite ibyo ngamije, mfite gahunda. What is your plan? Hari umuntu usanga afite itorero ry'abantu 20 muri 2024 nta narote yuko rishobora kwaguka. Ariko nurata ko rishobora kwaguka, uzabaza Imana ikibazo ngo ese ko nshaka kwira itorero ryaguka njyagurene. Iyo twaje hano tuba tuje gusharing experience, kandi biba byiza iyo bivuga uri n'umuntu ushaje warakoze ibintu ukabona bikora. Jewe ibintu byose nayoboye kuva mu mwaka w'2000 nabyigishijwe na Yesu. Ntabwo nigeze ngendera muri vision. Hari n'inyigisha abantu benshi umva nkubwire Kibinde uzahindureho gatoya, kuko nanjye najya nkunda kwigisha vision. Ntabwo itorero ry'Imana riyoborerwa muri vision, itorero ry'Imana riyoborerwa muri revelation. Wicara imbere y'Imana ukayereka ibibazo, ukabisengeraho, ukayibaza ibisubizo, ugahumiriza, ugategereza, ikavuga, ukandika, ugasohokana vision. Vision na revelation bitandukanirayo. Vision nanjye nshobora kuyikora, ariko revelation imanuka mu ijuru.
ikadawunirodinga ikambwira uko itorero rizaguka, ikambwira ibyo ngomba gukora, nkabyandika, natangira kubikora ikabiha umugisha. Kuko iteka ryose Imana iha umugisha ibyo yategetse ko dukora. Iyo itanze, iyo ikoze komande y'ipla irayishyura, sibyo? Ushobora gukora komande y'ifi yokeje, ikakubwira ati iyi fi yokeje ni jyewe ubikubwiye, nindangiza ndayishyura, ikayishyura. Twubaka urusengero, abakristo bamwe baramubwira ati urusengero ntiruzuzura. Ahubwo icyo nzi ni kimwe, ubwo Imana yatubwiye kurwubaka ruzuzura, kandi rwuzuye nta na stress ruduteye. Ubwo wansimbuye Karegesa wenda azashyiramo amatapi cyangwa azashyiramo sinzi icyo azashyiramo. Twabaye tubyihoreye kubera ko murumva ko n'ubundi harimo twayiko duke duke, twanze gushyiramo amakaro, kuko iyo dushyiramo amakaro ubu ntimuba mwumva n'icyo tuvuga. Hari igihe abantu bakunda ngo amakaro biba bisa neza ariko bivuga nabi. Ibyo nabyo ni ibindi, ariko icyo nzi ni kimwe, Imana nitubwira ibyo dukora izahindukira duhe na mwaye zo kubikora. Umukozi w'Imana witwa William Kare yaravuze ngo umurimo w'Imana akamuzagafate mukandike kajye mu bwonko. Umurimo w'Imana iyo ukozwe n'abantu b'Imana, bivuga ngo babandi bafite ya character na za ntuzayatwigishaga, mu buryo bw'Imana ntuzabura resources moyen, uburyo bw'Imana ngo ukorwe, kuko Imana ibyitegetse iguha budget. Reka twumve ikindi kibazo. Murakoze cyane. Mbere ya byose nasaba bagenzi banjye ko twashimira abantu batekereje kino gikorwa n'aya mahugurwa. Imana ibahe umugisha. Nitwa Reverend Ntwarane Anastase. Ndashaka kuvuga cyane ku cyo Apostle yavuze Sosten, cya gatanu mu bimena amavuta, ubutumwa tubwiriza, kubwiriza Kristo, uburyo abantu kino gihe ubutumwa bwinshi burimo butangwa kurikirana ku mateleviziyo, ku ma YouTube, kuri za pupitri. Mu by'ukuri hari icyo yavuze ko Bibiliya ifite amakuru meza ariko ifite inkuru nziza. Ni ukuvuga ngo ubutumwa rero bushobora kuzana ububyutse n'impinduka no guhindura igihugu, ni ukubwiriza Kristo. Twareba ubutumwa itorero rya mbere ryakoresheje mu byakozwe n'intumwa ba Paulo bakoresheje, babwirije Kristo. Rero ikibazo wenda nabaza cyane Kanoni nk'umuntu w'inararibonye kandi mwakoze na research ku itorero, n'iki ubutumwa dufite uyu munsi bufite imbaraga ki mu guhindura igihugu, mu gihe topic twayivuyeho turi gutanga amakuru meza, turasubizamo abantu imbaraga, ni byiza. Hosbone no wavuze ngo niba ushaka amavuta uvuga Kristo. Murakoze. Reka mbabwire ikintu sinzana nabyigishaga ejo bundi, babwira nti nsigaye nsesengura muri kino gihe. Problem niyo ngiye uvuze. Yesu asigaye yarabaye, ubundi Yesu niwe ropa. Yesu niwe ropa. Kuko yabwiye abigishwa arabwira ngo ubu butumwa bwiza bugomba kubwirizwa, kandi ubutumwa bwiza nishyirwa hejuru nzireherezaho amahanga yose. Ariko mwitonde, kubera ko ikosa dufitemo na Yesu twamugize mutoya. It's a gospel of the kingdom. Apostle, wabibonye akazi ufite no kuzasubira inyuma tugakora inyigisho ku kintu cyitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, tukicara abantu bakamenya. Ba Paulo babwirizaga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, Yesu yaje abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, twe tubwiriza ubutumwa bw'ijuru. Wrong. Tubwiriza ubutumwa bw'imbaraga. Wrong. Ntabwo imbaraga zigeze ziba ubutumwa, ntabwo ibitangaza byigeze biba ubutumwa. Imbaraga ni means to an end. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho kugira ngo muba abahamya bo kumpamya. Yesu niwe message. Rero iyo abantu batangiye guhindura ibintu, iyo Yesu wamuhinduye ikirungo, ntabwo Yesu akiri ibiryo, yahindutse ikirungo. Umuntu araza akabwiriza ibitangaza mu izina rya Yesu. Yesu yabaye ikirungo. Ntabwo ibitangaza ari byo guhamya Yesu, ahubwo Yesu ni wo guhamya ibitangaza byanjye. Yabaye ikirungo, ntabwo akiri ibiryo. Aho rero niho ikibazo dufite.
cyo pastor ntwarane ikibazo dufite naho Yesu yahindutse ikirungo kandi ari ugomba kubaropa umunsi tugomba guhindura gatoya uko dukora ibintu tuvuge Yesu namanuka azakora ibyo yakoraga n'ubundi bitangaza bizakoreka hari iyo uvuze gutya abantu bavuga ngo rega uriya ngo none ubundi umuntu nkantwaniye ababwira iki ngo umuntu w'umuporoso ngo ntabwo yumva imbaraga z'ibitangaza no imbaraga z'ibitangaza ndanazemera nanjye naranazibonye ndacyashaka nizirenzeho ariko icyo nenda kubabwira ni iki ngiki Yesu niwe message hanyuma ibitangaza n'ibimenyetso nibyo kumuhamya Yesu niwe ropa ntabwo ari ikirungo sibyo byoroshye gutyo rero reka twumve ikindi kibazo hanyuma poso yewe ntuze kumbabarira nubona ya saha twasezeranye igeze ugire gutya Bishop Innocent yafashe microphone nakoze gira ngo manze nanjye nk'abandi nshima Imana kubwo guhura kwacu n'umugisha kandi byateguwe neza mu nyigisho zigishijwe abatubanjirije bagiye bavugaho bigishije by'ukuri zari inyigisho zari zikwiriye umuntu wese uri aha ngaha mu myaka 37 maze muri uyu murimo w'Imana hari ikintu nabonye kibuza abakozi b'Imana muri rusange nanjye ndimwo kudatera imbere mu buryo bw'imiyoborere cyangwa bw'imikorere icya mbere ni ukutemerana kutemerana ngo menye ko Antoine Rutayisire hari ibyo nkwiye kumwigiraho bitewe n'uburamba afite n'ubunararibonye afite Antoine Rutayisire amenye ko hari ibyo akwiye kwigira kuri Sostene cyangwa Sostene amenye ko hari ibyo akwiye kunyigiraho noneho ugasanga umuntu aravuga ati aho kujya kwigira kuri Antoine Rutayisire yaba nshishije mu ijisho ngiye kumugisha inama yabona ko ndi umwana mu gakiza akihagararaho none ugasanga yubatse uruzitiro rwiwe kandi hirya y'ibyuzi hari ibindi utazi ibyo utazi uzabimenyeshwa n'undi wagiye akakwigisha buriya abaperezida b'ibihugu byose bafite abajyanama buriya muri presidence haba hari abajyanama nka 20 buri mu perezida wese abafite abajyanama bashinzwe kwigira igihugu bakarebera igihugu bakamenya ibikwiye bamara kubinonosora neza we aba ari umuhuza bikorwa hanyuma yarangiza bikongera amaze kubyemeza bagashyira imirongo migari bakabimanura noneho hasi za nzego zindi nk'uko twagiye tubyumva zikabishyira mu bikorwa zikatanga ripoti noneho babandi bakaba wa muyobozi mukuru akabaho gusubira gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryabyo bigatuma ibintu byihuta rero ni muze twemerane icyo ni kimwe menye ko nkwiye kugira abajyanama hirya y'itorero ryanjye kandi abajyanama ntibakabaho mu itorero ryawe ugira abajyanama niyo baba 2 cyangwa 3 wumva wiyumvamo ubona bafite aho bageze ubona bafite icyo bashoboye ubasanga ubabwira uti kugira ngo ugere aha byagenze gute wanyuze mu yihe nzira ibyo bizagenda neza ikindi Paulo ravuze ngo nzasengesha umwuka ariko nsengeshe n'ubwenge usanga twebwe abakozi b'Imana kenshi dusengesha umwuka gusa ariko ntidusengeshe n'ubwenge bishaka kuvuga iki by'ukuri itorero riba mu gihugu twambaye umubiri dufite ibyo dukenera tuyobora abantu bari mu gihugu tugomba kumenya rero ngo hirya y'iby'umwuka hari ibindi nk'abanyarwanda tugomba kumenya tukabigiramo ubumenyi tukamenya imirongo migari y'igihugu kigenderamo kugira ngo rya torero ryacu cyangwa se rya torero tubereye abashumba tuyobora tubereye abayobozi tubashe kumenya kugira ngo tutagonga ibikuta ari twe twabyizaniye wenda ibikuta nibiza kutugonga ari byo bitwizaniye bisange twibitureba twabikoze neza cyangwa se nimba ari kigeragezo duhuye nacyo tumenye ko tukirwana no gusenga ariko cyane cyane tutabigizemo uruhare icyo ni cya kabiri ndumva rero ndangiza navuga ngo guhura kwacu gutya kenshi
byajya bitugirira umumaro kuko twahana ubunararibonye umwe wese ko biravuga mu bakorino ngo nibitega bene data iyo muteranye ngo haruzana ibihimbano by'umwuka haruzana ibyo biza bigira ngo bifashe buri wese kuko iyo mvuye aho byanga bikunda hari aho ugera ukavuga uti aha najyaga mbikora nabi cyangwa najyaga mbikora mu buryo butuzuye none ngiye kubyuzuza muri ubwo buryo kuko wabyumviye ku wundi muntu mugenzi wawe wabashije kugufasha. Nimuze rero twemerane, nimuze dushyigikirane, nimuze tweye kumva ko twageze ku rwego ruhagije kuko wigishira abantu bakihana. Kwihana ni kimwe ariko no kugeza abihannye aho bajya ni ikindi. Miyoborere Imana ibaho umugisha, tuyige neza, tuyinjiremo neza, tuzagera ahantu heza kandi bitangiye neza kandi bizakomeza neza. Imana ibaho umugisha. Bajyana mikrofoni nyuma, reka nkora agakomantere kuri icyo kintu uvuze ngo tuyobora mu mwuka. Twemeranye kutemeranya. Umusenyeri umwe wa Gatolika yigeze kumbwira, arambwira ati ariko je twari turimo kwiganirira ati buriya ko mumbwira ngo mwebwe muyoborwa n'umwuka, ayushwa yuko muyoborwa n'umwuka. Ati urabinyizeza? Nawe arambwira, kandi byambwiye byari theologique, arambwira ati ubundi umwuka ari hejuru y'ubwenge bw'abantu. Abantu bayobowe n'umwuka mu bihe byose, isi yarabatangariye. Ampa n'ingero ziri biblique. Arambwira ati Yosefu yayobowe n'umwuka aplaninga Egiputa baramutangarira. Daniel yayoborwaga n'umwuka byananirana agahangamura ibyananiranye. Mwebwe mwahangamuye iki? Mwishima mu mutwe urabizi, urampamije kabisa. Urampamije kuko ba Petero na ba Yohana buzuye umwuka bahindura Yerusalemu, n'abatambyi bakuru n'abanditsi barabatangarira barwata aba bantu ko nta batigishijwe ubu bwenge babukuye. Rero burya iyo umwuka yakoze by'ukuri n'ubwenge buza, kuko burya dimensions z'abantu, umwuka ategeka ubwenge. By the way, burya ubwenge buri no kuri level 2, level 4 ni umwuka, level 3 ni amarangamutima, level 2 ni ubwenge, level 1 ni umubiri. Uko bikurikirana gutyo niko bitegekana. Iyo rero umwuka yategetse, kwa kundi nufata ibibazo biri hano hanze ukabisengeraho, ukabati Mana abanyarwanda ko bashonje, abanyarwanda ko bangana, abanyarwanda ko bakennye, abanyarwanda ko barwaye imvunja, dukora iki? Ibyo umwuka azakubwira bizaza biri transformative. So twebwe icyo twakoze twizengurutseho, bya bindi nahoze mbereka byo kwizengurukaho. Iyo wizengurukaho n'igihugu ntikikumenya. Iyo watangiye kuzana change, reka mbabwira akantu kamwe ko turimo turahugurana. Muribuka perezida bafunze amatorero, yavuga ngo ariko ngo insengero 700 mu mujyi wa Kigali, ubwo se ngo ni amashuri y'abana, ngo ni amariba y'amazi. Byampumuye amaso, ndavuga ntari kuzi ko ibyo avuga ari byo. Izo nsengero zose ziba zifite nasari, ntabwo bari gutinyuka kuzifunga. Bari kuvuga ati nidufungura urusengero turaba dufunze nasari y'abana batoya, turaba dufunze amariba y'abaturage bavomaga hariya. Ariko kubera ko nta bihari, baravuga ati nimunabifunga ntabwo abaturage bazamenya ko mwabifunze. Umunsi tuzatangira kuba transformative n'igihugu kizamenya ko duhari. Nabaha ingero ariko reka nzireke, reka twumve undi muntu hariya. Murakoze. Kandi kubera ko dufite abantu benshi, mugerageze kurasa ku ntego. Buri muntu none wongeye kumubarira ajya soma mufatiye umuheha, nkuko bajyaga bigira abana kera batangira gusoma bagakurura. Murakoze Kanoni Antoine. Nitwaga kwa Emmanuel, ariko nkaba nshaka kongera ku byo abambanjirije bari bamaze kubaza. Mwe yavuze ibyo kwihana, bo yabwiraga ni twebwe. Wakurikiyeho yavuze ibyo kuba nta bumwe, mbese twaje hano kugira ngo tunamenyane. Yego na Bishop amaze kuvuga ibijyanye n'uburyo bwo kwemerana. Ikibazo jewe nagize ni iki ngiki, n'ibyo umaze gusobanura, nuko nasanze hari no kuyoborwa n'umwuka. Nuko nasanze hari abahamagawe, hakaba n'abihamagaye, hakaba n'abahamagawe na Satani. Sure. Kuko niba tugomba kwihana,
yego turi abanyabyaha, dufite kamere igomba ikora ibyaha, tugomba kwihana. Ariko rero ni ukuvuga niba tugomba guhora twihana dufite n'abakristo ducumba, ni ukuvuga ngo hari abahamagawe na Satani, hari abihamagaye cyangwa bagahamagarwa n'abandi bagenzi babo, hari n'abahamagawe n'Imana. Abayoborwa n'umwuka rero ni abahamagawe n'Imana, nabo bagira revelation nk'uko wari uriho ubivuga Canon Antoine. N'abandi ndibwira ko abayoborwa n'umwuka ni abahamagawe n'Imana, kuko umwuka we arabasanga akanabayobora bakanamwumva. So niyo bashaka n'ubwenge barabumusaba. Gana ku kibazo cyangwa ku mwanzuro wiba dusobanurira turabaza. Ikibazo noneho, ikibazo mfite ni iki ngiki: muteganya mute guhuza abo bantu bose muri iyo mihamagaro itandukanye kugira ngo mushobore kubashyira ku murongo umwe? Murakoze. Okay, reka nkwiye igisubizo cyoroshye. Abahamagawe n'Imana, abahamagawe na Satani, bose tuzabwirwa n'ikintu kimwe. Yesu yabisobanuye kera, tuzamenyera ku mbuto bera, sibyo? Ubwo rero kandi no muri Bibiliya bamye babaho. Hari abantu ba Paulo bandika ati hari abantu Yuda niwe wabanditse ngo baje rwihereranwa, baseseye, ni ba infiltrators, ngo bameze nk'intaza. N'abantu mbese ngo bameze nk'ibiti bitagira amazi, bazabaho. Niba barabayeho mu gihe cy'intumwa, aho umwuka yakoraga rwose afite freedom nyinshi, no mu gihe cyacu bizabaho. Ariko hari ahantu Paulo yanditse aravuga ngo ariko wehoho muntu w'Imana, sibyo? Simple. Ariko wehoho muntu w'Imana. Nubwo abo bariho, ariko wehoho muntu w'Imana. Twebwe rero abo dutumira hano nabo twemera ko ari abantu b'Imana. Waje hano naba muri ari muri iyo kategori, ubwo nawe azabyumva. Kuko ntabwo dushobora gufata inkoni ngo dukubite twirukane. Ariko wehoho umuntu w'Imana, umenye uko ugomba kwitwara. Setu kuko Yesu yaravuze ngo mureke ingano n'urumamfu bikurane, jewe nzirobanurira. Jewe sinshinzwe kurobanura urumamfu n'ingano. Imbuto zawe zizakugaragaza, hanyuma nurangiza ku munsi w'amateka bazakuyungurura. Twumva undi. Yego, twihuta ariko mufyatura utubwira izina kugira ngo murakoze cyane. Nitwa Joel, ntabwo ndi pastor ariko nkorana nabo, ndi umunyamakuru ukora itangazamakuru rya gikristo. Naje hano nzi ko nje gufata inkuru ariko nsanga naje no mu ishuri. Hari ibibazo bibiri nshaka kubaza nihuse. Hari ibyo pastor yavuze avuga kuri visionnaire, uburyo agomba gushyiraho abandi bantu bashyira mu bikorwa ibyo aba planninga. Ariko dukunda kubona mu madini n'amatorero haba cyane cyane kugongana kw'aba visionnaire n'abandi bantu bari hasi. Ugasanga abantu bari hasi bashatse gukora ko visionnaire abagenderaho cyangwa bakagongana. Ni gute ibyo bintu byakemuka? Icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri ndabaza ku bijyanye n'ibyo yavuze n'ubundi byo gutegura uburyo abashumba binjira mu muhamagaro w'Imana ariko ntibategura uburyo basezererwa. Mu by'ukuri biteye agahinda, biranababaza cyane cyane nkatwe batoya bari inyuma, ku buryo dutinya n'inshingano za gishumba bitewe n'uburyo abantu barangiza nabi. Ukabona umushumba agiye mu kiruhuko cy'izabukuru asezerewe nabi, ku buryo hari idini rimwe cyangwa itorero baherutse umushumba aherutse gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru, aho abakristo bazanira impano uwo mushumba, abayobozi be bo ku itorero ku rwego ruri hejuru banga yuko abakristo bamuha impano bazimusangisha mu rugo. Ibyo bintu biratubabaza, tukavuga ati ni gute ikibazo cy'uburyo abashumba basezererwa mu murimo w'Imana cyazakemuka mu Rwanda? Murakoze cyane. Reka ntange inzira ebyiri. Iya mbere, hano harimo aba bishops. Ubu ngubu hano twavanze za nzego eshatu Kibinda yavugaga. Hari aba top leaders, hari nabo hagati, hari nabo hasi. Ubwo rero apostle abishyire muri gahunda, azashake abo bitwa ba top leaders, ba bishops, ba fondateurs, ubwo abo bari hejuru, ba visionnaire. Hanyuma baze do planning. Ariko je ndi serious. Do planning ni gute tugiye gukora? Tushyize imbaraga hamwe, tugashepinga uburyo abashumba bazajya bagenda kandi bakagenda neza. Ibyo rwose byashoboka. Kuko je uzi ikintu, reka wenda mbabwire nuko
ndi bwizimbe mu magambo kubera ko noneho twagiye mu bintu biri pratique. Jewe nigisha abapastori ku ishuri ryacu rya theology. Najyaga nigisha abapastori bari mu mirimo, bigaga porogaramu tukabigisha no gukora planning y'itorero. Ikintu cya mbere narumaritse, abantu bose batinya kwiplaningira uburyo bazabaho. Ukabona umupastori ya planinze ibintu akavuga ngo tuzubaka urusengero rwa miliyoni 40, yajya gushyiraho salary ya pastori agashyiraho muri budget agashyiraho ibihumbi 240 ku mwaka. Hamwe nti se muri miliyoni 100 kuki washyizeho ibihumbi 100 ku mibereho yawe? Ubundi umukozi abanziriza umurimo. Muri gahunda y'Imana nta uhambira umunwa w'ikimasa gihonyora, kirahonyora kirye no kubyo cyahonyoye. Kora planning uyishyire Yesu muguri. Tumva rero Yesu doraho ubuzima bwa kino gihugu bugeze. Ubu kugira ngo ushyire umwana mu ishuri bisigaye bigoye. Wampembye neza kandi ni umwami mwiza, kuguhemba neza yabikora numukorera neza. Ariko reka nongereho akantu kamwe muri ibi ngibi ko turimo turi leadership, n'imikorere yacu bwayo igomba guhemba nabi. Kubera iki? Nta planning ugira. Igihe cyawe twigeze gukora mu wayene y'imikoreshereze y'igihe ku bapastori, ndababwira ariko mugerageze mwandike, mugerageze kwibuka ibyo mwakoze muri kino cyumweru mbere yuko muza ku ishuri. Bari abapastori bafite amaparuwasi, majority of pastors igihe kinini ntibakimara mu murimo wa Yesu, bakimara ngo barimo gushaka imibereho. Nanjye ndi Yesu najya fine, ubwo wowe wishugurikira ukankorera part time, nzajya nkwemba part time. Honeze kuba wagiye gushugurika itunge uzanishajisha. Namwe mufite amatorero mwashinze, igihe kinini mukimara mu bintu bitari productive. Niba ari byo twari twize uyu munsi, mwari kubibona neza, umuntu akabakoreshereza, mfashe na za agenda zanyu, mwabibona neza ko n'igihe cyanyu ntikiba planifié. Agenda ya pastor usanga ariho afatira note. Nanjye nyafata note muri agenda niba nanditseho ngo nari nagiye Nairobi. Icyo gihe namaze Nairobi ko sinkeneye guplaninga kuri Nairobi, nta mirimo mfite uretse kubwiriza mu giterane. Izo page hari ubwo nanjye nzigikoresha nka note. Ariko ubundi iyo nicaye i Kigali ufasha agenda yanjye kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, haba hari ahantu nzaba ndi, ibyo nzaba ndimo gukora. Kubera iki? Igihe niyo matière première y'imibereho. Ariko ibyo ngibyo reka tube tubyihoreye twumve ikindi kibazo. So hari ibyo Joel rero wabazaga, iyo mibereho ugomba kuba planifié. Noneho ikindi wari wabajije cy'abashumba bashaje, ubwo nagishubirije muri icyo ngicyo. Ibibazo byawe byaringira ngo byari bibi. Kugongana kw'inzego. Do you know ikigonganisha inzego rega yakivuze. Ikigonganisha inzego ni ukuriya kubura planning. Noneho nkaza mfite vision, ariko mu itorero ntiwigeze uteganya ko nubiba imbuto ukagusha imvura. Mwamutuvubira imvura. Iyo imvura iguye ibyatsi biramera, ibiti biramera, imbuto ziramera, ibintu byose biraho. Ukunda kuvuga ubutumwa ahita azamuka, ukunda kwigisha agahita azamuka, ukunda kuririmba akaba yazamutse. Agasanga we visionnaire ntiwigeze uteganya aho ibyo bintu byose bizagendana. Kubera iki? Nta planning. Ariko iyo uri umuntu w'umuvisionnaire koko, izo mbuto zose, ibyo biti byose ubishyira muri jaride ukabona irasa neza. Ariko ibyo nabyo tuzabyiga ubundi munsi. Managing vision nacyo ni ikindi kintu abantu biga. Managing the talents and the gifts, ku managing impano z'abantu. Iyo uri visionnaire ukavuga ngo ndashaka kubumvisha ikintu kimwe, rero ngo ntabwo ba visionnaire babiri babana. Ahubwo ntoya, ahubwo visionnaire iteka ryose abyara aba visionnaire. Muzarebe ingabo za Dawidi. Dawidi yishe igihanda kimwe cyitwa Goliyati, abandi basirikare be 4 bica ibindi bihanda. Kubera iki? Iyo ufite umuvisionnaire abyara aba visionnaire. Umuvisionnaire uzimya vision z'abantu ayobora. Kandi abapastori mukunze kubikora. Akana kazamuka kabwiriza katumura umukunguru, tumva hano haba preacher umwe wowe ugerageza ugabanya agasaku. Ahubwo fata ku gasaku gacanoring. Nubona afite na ambition zo gutangira itorero, umuhamagara umugurite sepeti. Nubundi twari dufite umugambi wo gutangira itorero hano hakurya Kicukiro, wakwemera nka kudeployayo. Turaguha abakristo bajyane, tuguhe na kabije gato kugutangiza. Visionnaire ajya agenda avuga ati uriya ni umubyeyi wanjye, niwe wantangije. Why not? Umwana niba atangiye ari umuririmbyi, ukabona kabisa afite vision yo kuririmba, muhamagara umugurite. Ariko ndabona ufite impano yo kuririmba,
twagufasha dute ngo iyi impano yawe ibyara umusaruro? We are not promoters of talent, ahubwo we are killers of talent. Talent itangira kuzamuka ukayicecekesha. Ni bya bindi kibindi yatubwiraga Yosuwa, hari igihe Mose abantu batangiye guhanura, aramubwira ati Mose, aba bantu batangiye guhanura, they are dangerous, bacecekeshe. Mose aramubwira ati cyampa ngo bose bahanura ahubwo, kuko ntabwo yari scared. Ariko uzarebe Yosuwa yarazicecekesheje zose, ayobora wenyine, nta yindi talent yazamutse. Ubundi baravuga ngo Mose na Yosuwa bigeze ahantu baravuga ngo Yosuwa arazamuka, Yosuwa arasenga, Yosuwa ahagarika izuba, hanyuma birangiye vision irazima. So icyo ni ikintu tugomba kwigaho. Ubwo apotre yahagurutse buriya biravuga ngo ya minota irashize, ariko ntimuhangayike, turacyafite yindi minota iza kuza hanyuma. Reka ngira ngo twumve Bishop Masengo.